Merewe neza. Reka dutangire gahunda iduhuje hano, gahunda yo gushyingira abageni dufite uyu munsi. Tukaba dufite Jerome, umugore w'ishyaka Dative arahari. Dufite kandi Imana eri na Gusezerana. Tukagira uramutse Gusezerana nani kuze Gusezerana. Tukagira Gusezerana na ya mbere byose mu ntiza amashyi tubanze dushimira abageni. Tubashimire kuba barakundanye bagashimana uyu munsi, bakaba baje imbere y'amategeko baje gushimangira urukundo bagiranye, no gukora igikorwa gikomeye kandi giteganywa n'amategeko arengera umuryango, kuko niyo atanga inshingano n'uburenganzira ku bifuza kurushinga. Niyo mpamvu mbere ko bashyingiranye tubanza kubaha inyigisho zishingiye kuri ayo mategeko kugira ngo azabarengere, azanabafashe n'ubuzima bushya mutagiye bw'ubushingizi. Icya mbere mugomba kumenya ni uko gushyingirwa ni amasezerano mujya gusinyana akorwa hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo uzasangire ubuzima bukubiyemo ibintu byinshi, ariko icy'ingenzi gikubiyemo harimo ubushyuhe bwinshi cyane bumujyanye hanze. Ibyo nabwiraga yuko aya masezerano mugiye gukora ashingiye ku rukundo mwagiranye, agiye gutuma musinyana amasezerano yatuma musangira ubuzima bukubiyemo ibintu byinshi. Icya mbere kubera ko amasezerano yanyu ashingiye ku rukundo, nubwo ko muzagira ibihe byiza, muzagira ibyishimo, muzagira umunezero uturuka nyine kuri urwo rukundo mwagiranye, rwatumye muyemeza gukoza imbere y'amategeko mushimangira urukundo rwacu. Ariko nanone mu buzima nubwo tuvuga ibyishimo, haryabamo n'ingorane cyangwa se ibyago. Ibyo byose nabyo ni ubuzima. Icyo tubasaba byari byiza cyangwa se ingorane, nuko mugomba kubisangira byose, mukabisangira. Ibyiza by'umwe bikaba ibyiza bya mugenzi we, n'ibyago cyangwa ingorane za mugenzi we bikaba ibye. Rero no gusangira ibyo byose. Ariko nanone birumvikana kubera ko bamusinyanye amasezerano yo kubana, bane imiryango mukomokamo nayo ibigiranye igihango gishingiye ku rukundo abana babo bagira. Gusa icyo turavuga ni uko amategeko tugenderaho yemera ubushyingirano bw'umugabo umwe n'umugore umwe. Bivuze ko iyo wiyemeje kuza imbere y'amategeko wiyemeje kubana, yaba ari umugore akabana n'umugabo umwe, yaba ari umugabo akabana n'umugore umwe, uko amategeko abigenga. Kuko ibindi byaba byihishe amategeko. Itegeko ntiryemera ubuharike, twemera ubushyingirano bukozwe n'umugabo umwe n'umugore we. Ikindi nanone akaba akozwe ari ku bushake, kuba nta gahato kabamo. Nta gahato kabamo, buri wese afite ubushake bwo kwihitiramo uwo bakunze babana. Ubushake nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Nubwo tuvuga ubushake bw'umugabo n'umugore, ariko nanone iyo tugeze no ku muco nyarwanda, ubushake bunashingira no ku miryango. Nubwo wenda ubushake bw'imiryango bufite aho bugaragarira muri ya mihango ibanziriza ubukwe nyirizina, ijyanye no kujya gusaba irembo, ijyanye no kujya gusaba umugeni, no kumuhabwa no gutanga inkwano. Ibyo byose nibyo bigaragaza ubushake bw'imiryango mu gushyigikira abagiye kurushinga. Ariko ubundi iyo mwaje imbere y'amategeko, turakomeje ibisabwa biteganywa n'amategeko bituma dushobora kubashyingira. Icya mbere tugendeye ku myaka abantu bafite, itegeko ryemerera gushyingira abana
gushyingirana bakuze kuva ku myaka 21 kuzamura. Nubwo wenda ari itegeko bari kwiga mu nteko, bamwe banaporopoza ko byakagombye kugera ku myaka 18, ariko byo ntabwo biremezwa. Uyu munsi turacyagendera ku itegeko rivuga yuko umuntu akwiriye kuba afite imyaka 21 kuzamura byihuse. Cya kabiri ni ukuba mugiye gukora amasezerano mudasanzwe mufite andi masezerano mwakoze, ibyo nabyo tubishingira. Cya gatatu ni uko mu muryango mubizi neza yuko abageni tugiye gushyingira ntasa n'amaraso bafite bigatuma tutabashyingira. Ibyo ni byo twibandaho, dufata mu gihe turabandika tukanabanga, rero bashaka gutambamira ko bwari tumenyesha tugiye tutarashyingira. Ibi byose byarakozwe mu gihe bitarimo n'itegeko. Ku biro byacu by'irangamimerere twasanze nta mpamvu n'imwe yatuma tutashyingira abageni, ariko niba ari umuntu ufite impamvu yatuma ari umuryango n'umwe muri iyi ngiyi tutashyingira yatubwira. Hari uhari nawe tubashyingire, mubahe amashyi buriya bwo murabashima. Murakoze bavandimwe muteraniye aha bageni bacu. Uyu munsi nyine mwaje imbere y'amategeko muje gukorana amasezerano, kugira ngo uyu munsi mufate umunsi ukomeye ku buzima bwanyu, kuko buriya ku bw'amategeko, amategeko tugendera mu Rwanda atubwira ko ubushyingirano bwemewe gusa ari ubukora imbere y'amategeko. Ahandi buriya uretse imbere y'amategeko niho ubushyingirano bukorerwa, niho abashyingiranywe tutajya kubita umugabo n'umugore, kuko bashyingiranywe imbere y'amategeko uburyo bukurikije amategeko. Rero uyu munsi niyo mpamvu mufate umunsi ukomeye, umunsi udasanzwe, kuko sitati ya buri wese igiye guhinduka ijye ku bashyingiranywe nk'uko amategeko biteganya. Ituma muri mu muryango mushinga urugo rugakomera, kubera yuko muba mwaje imbere y'amategeko muje gukorana amasezerano. Kandi mukamenya ko umuryango ni ishingiro ry'imbaga nyarwanda. Buriya umuryango niwo utanga n'utuma igihugu gikomeza kubaho, kuko niho abana bavukira bagakura bakajya mu nshingano zo gukora igihugu, bigatuma igihugu gikomeza kubaho kandi kikabaho neza. Ni nayo mpamvu n'igihugu kibaha inshingano zizabarengera muri urwo rugendo, kugira ngo nazo zibabwire zizabafasha. Inshingano ya mbere tubasaba kuzuza n'ijyanye no kwita ku burere bw'abana muzabyara no kubarera neza. Niyo nshingano ya mbere amategeko basaba, kwita ku burere bw'abana muzabyara no kubarera neza. Iyo nshingano akaba muzayigereho, birumvikana aricyo bibasaba, ariko buriya nimusubiza amaso inyuma barasanga buriya kurera neza bishingiye ku mibanire hagati y'umugabo n'umugore bagirana, kuko buriya urugo rubanye neza n'abana bakura bishimye b'ubuzima, kuko barerewe mu muryango mwiza. Kandi nicyo gikuru kiruta ibindi byose. Ariko mugiye mu rugo mukabana mu mwiryane, mukabana mu nzangano, mukabana mu bipfunsi n'ibindi byose bijyanye n'ibyo, byanze bikunze umwana ntashobora kugira ibyishimo, ntashobora kugira umunezero, kuko abo yakagombye gufataho urugero ntabwo yigize abona. So bivuze yuko bageni bacu icyo ni cyo tubasaba, kwimakaza urukundo rwabahuje rwatumye mumenyana, umwe akemeza kubana na mugenzi we, umusigasire, urukomeze, urunambeho, kugira ngo abazabakomokaho bazakure bishimye, bishimira ko barerewe mu muryango mwiza ubana neza ujya inama ufatanya. Icyo ni cyo gikuru kinakomeye tubasaba. Ibindi byo nibyo muzashaka mu bushobozi bwanyu, kuko binumvikana umwana ntiyaba atarya, yarwara ngo avuzwe azabe muzima.
ibi byose muba mugomba kubyitaho ariko mukanabatoza uburere n'umuco aribyo kugira ngo bazabikurane ari abana bizihiye umuryango, bizihiye igihugu, bizihiye n'ababyeyi, nabyo ni inshingano zabo. Ikindi nanone birumvikana aho isi igeze ijyana n'ikoranabuhanga, uyu munsi ugomba kwigisha umwana wawe amasomo azamufasha kwibeshaho, bityo akazashaka kwigirira akamaro, akakagira umuryango we n'igihugu muri rusange. Ni nacyo tumubifuriza. Inshingano ya kabiri ni uguhanira batunga urugo rubeshwa no kurukorera no kurutura. Rero buri wese mu mbaraga z'uko zingana bafatanya na mugenzi we kugira ngo babashe gukora urugo. Ikindi nanone amategeko batubwira ni ukubahana. Rero umuntu ategetswe kubaha umugore no kumwubahisha, umugore nawe ategetswe kubaha umugabo we no kumwubahisha. Nubwo ko ari inshingano zanyu mwembi musabwa arakuzuza. Ubundi itegeko nshinga ryazanye ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Yamwumva ko mureshya, buri wese afite inshingano n'uburenganzira bingana n'ibya mugenzi we. Ariko muri uku kureshya nyine nanone hari ibyo tubasaba. By'umwihariko ku mugabo asabwa guhagarara urugo akarurinda icyaruhungabanya icyo ari cyo cyose nawe cyaturuka ari bo bose. Yamwumve abagabo ko mufite inshingano yo kurengera abagore banyu, mukabarinda icyabahungabanya icyo ari cyo cyose nawe cyaturuka aho ari bo hose. So mwumve ko ari inshingano yanyu ikomeye tubasaba kuzuza. Ku bagore namwe burya bagaca umugani mu Kinyarwanda ko kurusha umugore akurusha urugo rwiza. Rero bivuze yuko namwe iyo nshingano ari iyanyu yo kuba abajyanama beza mu rugo rwanyu, dutuma urugo rugendwa, dutuma urugo rususuruka, dutuma urugo rwakira neza abaza barugana, bagasanga mufite ibyishimo, bagasanga ari urugo rubanye neza. Rero umugore agiramo n'uruhare rukomeye, niyo mpamvu tumwita umujyanama ukomeye w'urugo rwe. Murasabwa rero kujya mwita kuri izo nshingano, kurugira inama kugira ngo rukomere rumere neza, bityo mugomye gufatanya kwita ku nshingano z'urugo. Ibindi no gufatanya no gutabarana, ariko mufite n'inshingano zo kubana. Muri uko kubana bivuze ko mugomba kugira inzino, mugomba kubana n'umugabo n'umugore kugira ngo muzashobore kubahiriza inshingano z'abashakanye, musangiye ibyo mufite mushobora gushaka, ariko rero mukamenya ko icyemezo cyo kubaho cy'urugo gifatwa n'abantu babiri, kandi nta wa gatatu uba muri dosiye z'abashakanye. Abandi basigaye ni abajyanama b'urugo bafite kubagira inama, ariko icyemezo ni icyabo. Nibyo mufata ibyemezo bikwiriye no mu gihe bikwiriye, bituma urugo rwanyu rukomeza kubaho kandi rukabaho neza. Ikindi nanone ni ugufatanya muri byose, mukajya inama nziza z'urugo kugira ngo urugo rubashe kubaho neza. Ariko nanone tujya tubona mu buzima kuva mu kanaka n'akanaka babanaga byari bimeze gutya na gutya, ariko urukiko rwabaye gatanya, baratandukanye. Buriya inama tubagira, iyo habaye ibibazo mu rugo, mureba ibyo mutumvikanaho, mukareba abantu mu muryango mukabagisha inama. Imiryango myiza abageni bacu babagisha inama z'abagira inama zuba. Ariko nanone iyo byana ubundi tuzi neza ko urupfu rw'umwe mu bashakanye nirwo rwonyine rutandukanye abashakanye. Izindi mpamvu nazo ntiziteganywa n'amategeko, ariko mu rwego kugera ku cyaha gisebeje cyane, ubusambanyi bw'umwe mu bashakanye, kudahaye urugo, guta urugo, ibi byose bitandukanye abashakanye, no guhoza undi ku nkeke. Rero muzabyirinde mwiyubakire urugo, kuko nta cyiza no kubona ingo zanyu zarakomeye zarashize imizi. Icyo tubifuriza, murakoze murakaraba. Nawe
na leta civile mukajya inama y'uburyo muzacunga n'umutungo wanyu. Abizera nabyo uko mwabikoze kandi mwabikoze neza. Nawe yego okay, murakoze cyane. Munyemerera abageni rero nakira amasezerano yabo tubashyire. Yewe Dative Jerome maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, rebeye nta gahato ko wowe umugore w'ishyaka Dative umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe umugore w'ishyaka Dative maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Jerome Berete mbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Reka nsaba abageni amaze gukorana amasezerano ko bahagarara mu myanya yabo kugira ngo bakirutanishe amajwi yabo. Yewe Kalisa Jean Sylvain, umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Kimisagara, maze kumva amasezerano ya Ngabisonga Jean na Mutuyimana Clementine, Uramutse Vedaste na Nikuze Joseline, Hakiritimana Eli na Cyuzuzo Denise, Berete Jerome umugore w'ishyaka Dative bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha muhabwa n'amategeko, yemeje ko kuri ubu Ngabisonga Jean na Mutuyimana Clementine, Uramutse Vedaste na Nikuze Joseline, Hakiritimana Eli na Cyuzuzo Denise, Berete Jerome umugore w'ishyaka Dative bashyingiwe uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Magara yenda yabatangariza yuko tumaze kunguka imiryango ine yamunize abakiri muri tubakire. Uyu munsi Ngabisonga Jean yabaye umugabo ku buryo bwemewe n'amategeko, Mutuyimana Clementine na Clementine abaye umugore wa Jean ku buryo bwemewe n'amategeko. Vedaste yabaye umugabo wa Joseline na Joseline abaye umugore wa Vedaste ku buryo bwemewe n'amategeko. Eli nawe yabaye umugabo ku buryo bwemewe n'amategeko, wa Denise na Denise amubereye umugore ku buryo bwemewe n'amategeko. Berete Jerome yabaye umugabo ku buryo bwemewe n'amategeko, umugore w'ishyaka Dative, umugore w'ishyaka Dative umugore wa Berete Jerome ku buryo bwemewe n'amategeko. Asigaye bashimire kuri intambwe mumaze gutera, mube ko mwashimira, mube ko mwarema umugabo, natwe turabizeza ko tuzabarengera uko amategeko abiteganya. Asigaye muzagire urugo ruhire. Yambereye ubuhungiro nawe azamemukira, azambera ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Bisa nkuko bimburira abandi. Hano twahageze twanezerewe mu rugo rwa Muzehe Jerome, kandi ntabwo dukwiye kwicara gusa tutaganira. Ijambo ryanjye rero ni ugushima Imana yakigejeje kuri uyu munsi. Ndabizi ko uyu munsi ari kuwa kane, iyo haba ari ku cyumweru hano se mu rusengero, bivuga ngo kuba duteranye ntabwo bisanzwe. Kuwa kane ushize twari hano,
rero ni umunsi udasanzwe nk'uko indirimbo yamaze kubitubwira, wenda kuri wowe waba usanzwe ariko kuri bo ni umunsi batazibagirwa, umunsi ufite icyo wanditse ku buzima bwabo no mu mateka yo kubaho kwabo, bivuga ngo ni umunsi koko udasanzwe. Rero tuwushimiye Imana ko yawutugerejemo, tukaba duhuye gutya ubwabo icyo bamaze gukora hahandi namwe mwabonye na bya bindi bakoze. Akaboko kukazamura ntabwo byoroshye, ukoze ku idarapo rya Repubulika y'u Rwanda, kugeza ubwa mbere ubikozeho. Niyo mpamvu nabonye utinyutse ariko icyatumye bikoraho uyu munsi gitandukanye n'ibyo yabikoreyeho. Rero ni umunsi w'ibyishimo, navuga ngo uko tugiye kuba muri iyi gahunda, mu kanya nari mbivuze sinabirangiza, yuko abatwakiriye turabashimira, batwakiriye, ariko aba bageni ntabwo bigeze baduha uburenganzira bwo kunywa ku igerasi cyangwa ku icupa. Umuhaye ijambo rero arabahemukiye ko ngiye kubagora. Uwasomye aho yigire ntaho atigeze anywaho, bahaguruke batwereke uko turi bumwe. Hano si mu rugo se, Imana ishimwe ko atari mu kabari na resitora. Turashaka kumenya uko bazajya bakirana n'uko bazajya batwakira nyuma y'uyu munsi. Barabaduhaye uburenganzira bwo kunywa rimwe cyangwa abiri cyangwa arenze, akamwumva katama wasomye katabarwa. Mumbabarire muhaguruke mwibwirize. hagarara neza gufotorera. Abafite ishyari muze kubisubiramo namwe. umudugudu ntiyayemera ni Bravo! Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nyabureka ntimugire ngo yewe nagiye gusenga, nsengera ikibazo. Ntabwo iyo kiri ikibazo bishaka igisubizo, ushaka igisubizo. Nuko Imana iranyibwira rero mwebwe mwageze aha ejo itazabambaza. Nuko iragenda iranyibwira ngo some Mariko. Ntabwo ari bipapirano ngo impa uyu muntu. Ari Mariko muhetanze mu murongo wa 15, ariko ntangiye kwa 14. Ngiye kubisoma mu izina rya Yesu, gusobanura ntabwo ngomba gusobanura namwe mu cyane ariko gake. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Hanyuma murongo wa 35 baravuga ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka, uwo ni Yesu, ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Ajya mu midugudu yose y'i Galilaya kandi yirukana abadayimoni. Mwakirwe ijambo ry'Imana. So nagiye gusenga, hari ikibazo kigomba igisubizo. Uyu pasiteri arabizi na madamu, nuko
nyuma y'iminsi 3 nanjye ndi niwe, ariko Imana yarambuye ngo rero urarangije ubutayu usubirayo, noneho ujye ubabwira ngo abantu bose abo mbonye njye mbabwira ngo nibihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Rero Imana ishimwe ko bidakwiye, simbabwira ngo pasiteri turahagurutsa ngo yihane, ariko niyo amaze nako wa mugabo wamubonye ngo mbese hari ubundi uri ahangaha ushaka kwica ubukwe, mwese mwakeke muceceke mutyo rero mwihane. Umugabo n'umugore nibo batunganya ibintu byabo, ufite amagambo n'ibya komantere ahangaha yihane kuko ubwami bw'Imana buri. Iryo ryo jambo rari ahangaha, kandi nanjye arabizi ibyo ngibyo yaranyimubwiye. Haleluya. Amen. Uko nihana yihane namwe mwese abari ahangaha, umunwa mutice ahasigaye dore ubundi ngo basore bagira gusa ngo nanjye kumwita muzehe. rero murabyumva protokolo usigaye ugira afite uko abigenza, kuko irembutse ibyaye kandi byanditse mu ijambo ry'Imana. Bagenzi mwihane, n'abandi muhura nabo hanze muti ni igihe cyo kwihana no gufunga umunwa. Yego. Ubwo ni Rwanda, umugore ufite ishyaka na Jerome imbere. Amen akabisa. Amen. ariko nshima Imana ko uyu munsi ntabwo wasohoye, kandi nshima Imana ko yabanye natwe, yagendanye natwe, namwe ikaba iri kumwe natwe. Nshima Imana kuba twandimye, nshima Imana ko ari yateranyije umuryango, yaba ari ku bwanjye cyangwa ku bw'uyu ntabwo byashoboka. Nshima Imana yaduteranyije, kandi nshima Imana ko yampaye umutware mwiza. Nshima Imana ko yampaye umugabo wubaha Imana. Nshima Imana ko icyo nayisabye aricyo yampaye, hasigaye nawe Imana ibakoresha kandi nzi ko izakomeza kudushyigikira muri uru rugo rwacu. Umugani Mungu araguhata. ariko twese ntitwari turi hafi, niyo mpamvu abenshi ari bwa mbere bambonye. Ntabwo nari mpari igihe mwajyaga mutangira urugendo mu rugo. Rero impamvu mvuze nyuma ni ukugira ngo nyine batwishimye. Barantumye barambwira uyu munsi nze kuhanyura ndebe uko byagenze, nkomeze koko nanabereke ko tubashyigikiye n'ibindi byose tubirimo kandi tubikomeyemo, ko n'ibisigaye kandi mbwire Dative ko agomba gukomera, ko Nyagasani bari kumwe, niyo atajya kubyemera ntabwo none handashyika, n'ibindi byose bizagenda neza. Hanyuma rero mu gihe pasiteri ari ugifite gahunda, ubwo nanasabiremo kugira ngo naza kubona umwanya ukwiye aze kwemera twoherereze, kuko ntekereza ko igikorwa twakibonye twagikurikiye cyabaye, aze kutwemerera kugira ngo tugere no mu rugo kare, tubwire abo twasize uko umunsi wagenze. Hanyuma kandi nari nzi ko turi bugire amahirwe yo kwibwirana, ariko ndabonye babisimbutse, wenda buriya tuzaba tumenyana n'ushobora kugirirwa amahirwe, ariko tuzamuka kuwa gatandatu n'ubundi tuzongera duhure tuzaramukanya. N'ubundi nuko ari njye batumye nk'intore nkuru mu muryango, icyo gihe n'ubundi nzaba ari njye ntore nkuru, ninjye muzasaba. Rero murumva ko turi kumwe igihe kinini,
turi kumwe cyane. Rero nta kindi nagerekaho nyine n'icyo navugaga, ubwo nimuza kubona umwanya ukwiye muratubwira ko umunsi uciye n'inyange igihe n'umutaho, ubundi duherekeze kuko nitwe bashyitsi. Murakoze. nagize ngo twihuriye turi abantu bato b'urungano, naho harimo n'abana b'abasaza bakuru. Niyo mpamvu bimwe twabyirengagije, iyo turi mu rungano twivugira ibijyana n'ubujeni, nuko ureba uruhare abanyurushe nabi. Rero arakoze cyane, urugendo rwatangiye kera kandi rurimo kugana heza, akanyemuga ngo nishimwe ku Mana, kandi barishimira bo tugashimira n'imiryango yombi irimo gufatanya kugira ngo bigende neza. Buriya rero ibyo twakorera hano byose biremewe, bitandukanye n'ibyo twakorera ahandi. Ubundi ibiganiro iyo bigeze aha niho biba biryoshye, ariko yashyizemo akantu iyo twibwirana mwari bumenye, buriya arimo kumubwira ati iyo twibwirana mwari bumenye abamuruka muze gukurura cyane, ariko ubwo nabyo byagezeyo twabimenye. Kandi umusore wacu yatangiye aduha umudendezo kandi mu rugo, umudendezo yaduhaye wo gushima Imana, wo kuganira ndetse n'uwo gusezera, kuko ntabwo twakomeza ibiganiro kandi hari inkumi ukeneye kandi bazikeneye gutwara amakuru. Utaravuga kuri umwana rero ntangiye kugira ikibazo, reka tujye mu buceceke ububaza kuvuga, ariko ayo makuru yo yemewe kuko ni raporo uvuga utinye usubirayo ukavuga uko byagenze. Rero iryo jambo n'ubundi murari rikorana kuko hari impamvu ikomeye yatuma rihabwa agaciro, ndetse si nawe gusa, hano twahuriye turi abantu batandukanye, imiryango ni imiryango, twese ntabwo dutuye hafi. Umudendezo twahawe tuwukoreshe neza, ariko biba byiza nanone uyu munsi si kuwa gatandatu. Iyo biza kuba ari kuwa gatandatu navuga ngo abageni bararushye mubahe rugari, ariko ubushatse twaba taramana mpaka saa sita saa saba z'ijoro. Ariko kuko hari impamvu no gucutsa birakwiye cyangwa birashoboka kugira ngo za gahunda z'ubutumwa nazo zibashe kugenda neza. Rero murakoze, ufite bene iryo jambo, ubundi urubuga ni urwa buri wese. Murakoze cyane. Dusengere uwo munsi n'urugendo muri rusange. Turacyakomeza kugushima Uwiteka Mana yacu, wowe nyir'ibirori, akaba ari wowe waremye imiryango, akaba ari nawe wayitangije. Turagushimira ko twese ari wowe dukomokaho, kandi ibyo duhaye byiza turagushimira. Dushimiye ko tugeze uyu munsi, hari n'ubundi tugitegereje, dukeneye kubonamo imbaraga zawe, ukuboko kwawe, ineza yawe ku bageni, imiryango ndetse n'abandi bose bafite uruhare muri kino gikorwa cy'ubukwe. Gusabye kugira ngo ubane natwe, buri wese tumurindishije amaraso yawe n'ingabo zawe z'ijuru, dusaba kugira ngo ugaragare. Hari gahunda nyinshi, hari byinshi bikenewe binasabwa, kandi byose nta na kimwe ubuze. Dusabye kugira ngo ushoboze buri wese. Uriya munsi duhe kuba tukiriho turi bazima, kugira ngo tuzavuge neza imirimo n'ibitangaza byawe. Sengera bagiye gufata urugendo, bari abajya kure n'abajya hafi, ngusaba ngo ubane nabo, ubane natwe, kandi tuzongere guhura turi bazima, tuvuga imirimo ikomeye wakoze dutandukanye by'agateganyo. Ubane natwe kandi tugirire neza, dusabye twizeye ko biduhaye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.